Mbuze n'ikintu navuga bitewe n'ibintu no munsi nabonye ngira ngo babantu birwa bivugishwa nga Peri Sport Mukura muravuga iki ko mwabonye Alger ikipe ya mbere muri Afrika ngira ko mwabonye ko Kigali yose iri kwaka ubu mahoro stadium n'amabara y'icyatsi n'amabara y'umweru n'amabara y'umutuku n'amabara y'iki ngira ko mwabonye ikipe zifite abafana papa muve kuri bya bintu byanyu byo kwirwa mwisiga ibirangi mu maso mwisiga ibirangi ku mabuno mwisiga hehe ngiye nabonye ikipe ubu ngubu ndashaka umuntu bita KNC niwo muntu ushaka kuko niwo muntu ushobora gukora ibintu nka biri Gasogi ubu ngubu niyo kipe ne gufana nari naranze gufana ikipe zo mu Rwanda ariko ngiye guca agasuzuguro kabara abanyamahanga ngiye guca agasuzuguro ngiye munzanire KNC ndashaka ko Gasogi twishira hejuru ngenda umufana wa mbere baranzi nuko mba naratuje nkanga kugira ute ngavuga reka negereze igihe yariko iki nicyo gihe cyo kugira ngo niyereke umukire KNC umufana wa mbere ngiye nkoresha ibikorwa n'amagambo ntabwo njya kwisiga amarangi ngiye noneho ikintu gitangaje barango bafite utu mujye mubona matches zo mu Bufaransa mujye mubona nk'iyo za Marseille zawe na Paris Saint-Germain kuntu stade yose abari ibintu by'imyuka by'amahoro umupapa wanjye KNC ndabiza arabishoboye kungurira turaturu twaka nazenguruka Kigali amahoro arena mu mujyi hose ndikwata Gasogi ikipe ya mbere ubu ngubu niyo tugiye gusimbuza ikipe bisa MC Alger niba mwabonye ukuntu ziriya kipe zifana MC Alger hamwe na Hilal nibyo ashaka gukorera kuri Gasogi niyo kipe ya mbere igiye kugira umufana wa mbere mu Rwanda muri Afrika East Africa yose nije Sayinzoga na Sayinzoga na KNC nitwo bantu tugiye guca ibintu bigacika hano mu mujyi wa Kigali fanatism ya danje niba ushaka kuba umufana wa Gasogi niba uri umufana wa Gasogi following Sayinzoga kuko ibintu bigiye gucika haracyari kare ndacyagwa amahirwe genda wiyadinge ku bandi bafana kuko mu Misiri imbere ndabandi kubaca amafaranga reka muze na KNC umukire wanjye mu Misiri imbere ndabandi kubaca amafaranga rero mugende mu following Sayinzoga live niba ushaka kuba umwe mu bafana ba Gasogi niba usanzwe wifana ubu ngubu nayo ndi kipe shaka ko muvuga niba utari kuvuga ikipe yitwa Gasogi wa muntu we ntituzahurira mu nzira cyangwa duhurire mu kibuga niba atari Gasogi sishaka ko tuzahurira mu nzira uvuga ya makipe yanyu yandi afite abafana bisiga amarangi ku kabuno no ntabwo nyashaka amwe ubona abantu ukajyana ibisimba kubera amarangi shaka yuko tuzadufana bita national ugafata byose hano ukagenda umujyi wose ukawuzenguruka cyangwa mwabibona umukire wanjye KNC agiye kubikora rero tangira following Sayinzoga kakanya tuje twibanira tuje duhara tubone ibyishimo ku mamace ubundi hari igihe match babwire zimwe hajya zita zimwe kuri technique z'abafana bafite ibintu by'ubuhanga atari bya bintu bagenda batoragura imihanda za technique z'umufana umwe wa original ikintu cya mbere umufana yica umukinnyi mu mutwe ibyo bintu warubizi KNC support ndayikeneye shaka ko Gasogi igiye kuba ikipe ya mbere muri no Africa East Africa Gasogi niyo kipe igiye kuzajya ivugwa nta zindi kipe shaka kubuzajya munavuga rero genda ukore subscribe kuri Sayinzoga live following ahantu hose niba uri umufana wa Gasogi Sayinzoga umufana wa Gasogi cyako kandi utakongera tuzabipfa mu Nyarwanda tuzabipfa KNC subwo KNC umukire wanjye ndagukunda nkunda KNC TV1 yo narayireba manumva mfite ibintu by'ibiraso bibi mu maraso niba udafana Gasogi ngiye sinzi n'ibintu ubu ngubu twavugana guys ni Sayinzoga umungu wanyu witonda ariko byagera kuri Gasogi akaba undi muntu agahita undi umuntu papa rero ufollowing Gasogi ufollowing KNC ufollowing Sayinzoga ni panza akazi ura nanjye umuntu ahise mbumwe mu bafana ba Gasogi bamwe ba mbere je KNC yabyemera yabyanga ngomba kuba umufana wa Gasogi kungufu cyangwa kunabi Sayinzoga n'umufana wa Gasogi cyanze rikunze bitari ibyo rero wa muntu we bituzahura unyita Sayinzoga gusa utongereho umufana wa Gasogi we ibyo bintu simbishaka rero kora follow na subscribe ndabakunda cyane